ibonye umuntu wa mbere nasimbuza nubwo bidashoboka n'umutoza sibyo umuntu wa mbere nasimbuza n'umutoza kuko nemera ko abakinnyi ba APR ifite uyu munsi bakora ibirenze ibyo bakora baramutse batoje neza arahari rero kimwe hanyuma mwizamu ho akenemo input suba ngo nugusimbuza APR ikeneye kugura umukinnyi w'umunyezamu ubanzamo utumuhurizaho uyu munsi ikipe ya APR Football Club mbona ikeneye umukinnyi w'umunyarwanda donc umunyarwanda simubonaho kuri kabiri kuko APR igira umukinnyi w'ikina kabiri mwiza ariko cyane umunyamahanga cyane uko nta munyarwanda mbona kaje ari ku rwego rwo hejuru kaje ari ku rwego kubanzamo namugurira umunyarwanda nawe mbona naza yicaza bacinana umusimbura yamubura kuko kaje ari ku rwego kubanza muri APR ngiye kubwanje birashoboka yuko namanura babaka banke nazana babayo muri gorira uko nje mbibona kayezu cyane rwose uko nje mbibona kaje ari hejuru abanyamahanga se bamurusha banganye ikipe ya APR buriya iyo ikipe iri ku dreaming ibintu binini biba byiza iyo ufite n'ama option menshi kuri buri position donc kuri buri mwanya ufite option nyinshi ngendeye kuri wing dami kuri full backs cyane cyane aba right backs bari mu Rwanda nakwemera nkamugura atampenze cyane aho nkagura umukinnyi anakira no mu kibuga haba nzi ko nari buze kugira gap nari buze kugira icyuho mu gihe mu Gilbert atakinye yo match kuko birashoboka yuko umuntu atatera sezo yose cyangwa se ebyiri ariko consistency nkuko twabibonye afite iyo consistency kandi gushora umunyamahanga buryo amera kuyashora wenda reka gahunganiyeho gatoya sibyo gahunganiyeho gatoya uko ntabwo ngusubira ngewe APR irenze kavuga ngo igeze mu cicyo cyitwa amatsinda aho yagura umukinnyi wo kuri kabiri nanjye ndabyumva nkaho sibyo kigiye windi bifunguye se windi bifungura bayongeramo windi hita ifungura barabongera iyo mugeze mu matsinda barabongerera kwa mbere se bafungura nese amatsinda bakina gore mu kwa mbere oya nareka windo yongeramo niyo wagira ute uwo mukinnyi umusanga icyo makubwira aho utari kumva wamugura mu wenda mu kwa 11 cyangwa 12 nino mutegura bitewe naho wageze amatsinda cyane umufite atarabaye registered atarakinaga ya mikino usanzwe umufite wahita umukinisha ukamwandikisha ariko nkeka ko mu matsinda n'ubundi mu kwa mbere ari bwo byiruka oya amatsinda ariko bayatangira mu kwa 12 ariko nyine mu kwa mbere abawene mu kwa mbere bageze muri game nk'ebyiri eshatu nk'ibyo ngibyo nje kabiri ikipe ya APR ifite umukinnyi mwiza ariko ntago iri complete donc niyuzuye ku buryo Kagege mbona hari n'ibindi yanakina birenze biriya aramutse afite undi muntu uri kuri niveau nk'iyi uko nge mbibona yego gatatu APR witwa niyo mugabo Claude mu gihe atavuye hariya simbona ko ifite urgence idasanzwe kuko neza ko n'indi kipe ikomesha no gutekereza kugura Claude ngo aze gutanga iyo support yayitanga muri APR axe central APR ikeneye umudefenseur umwe mwiza ufite experience kandi umetiriza iyi football nyafrika ku buryo hari twavuga umetiriza ugatekereza nka Banga Benjamin ko yametirizaga ariko azubona ari umuntu umeze nk'uri kujya muri retirement reka byite gutyo nubwo bisa nk'ibigo ariko APR ikeneye umu center back umunyamahanga mwiza biragoye se bihugu bigo mu itegeko ubwo ari mufite aragiye oya icyo mva bigoye ashobora kuza nta kintu nyine bibaho birashoboka hanyuma oya niba twemera ko muri championnat niba twemera umaze kuvuga batatu ngewe muri championnat nabwo bizagurana ngiye kuvuga muri championnat style ya APR ushaka muri championnat umunyamahanga n'ubundi izagura nuzakira abashamuza amahanga ariko mu Rwanda akina neza nta akina neza akina neza azakina ariko nese ubwo uramwe ngo umukinnyi wabuze gukina imikino mpuzamahanga 3-5 ntago biba akina champions nta muntu mukimwiza akina championnat mutangaza oya nakina neza azakina akina neza n'abavana baramwifuza reka mubwire abo bose turi kuvuga reka mubwire nubwo turi kuvuga ngo abo bakinnyi muri kuvuga bose abo babasuane bande bose ntago n'abakinnyi beza ariko batavuga ngo ni extra nta uziko nka Suwane ushobora gusanga atarusha na Chimanga uri aho muri Rayon Sport aramurusha ariko giye Suwane se Suwane n'umudefenseur mwiza ku buryo Rayon Sport yamutwara reyo bumvikanye umushahara yamubona none se azajya he erege yamubona umushahara se usko ngiye mbona Suwane se akina Suwane rushadianye arusha Yusudianye naga murusha bariko se ari mubonyeze ariko mwese ntabwo twamubonye igihe oya nta match muri se aya yavuga muri mbere arakinnye oya ntazo ataratanga itazibagirana imwe yayindi yakora Suwane kabisa
nazo yivuga imwe we yawe no Ubuse- kubivuga ubuse- igihe cya Dariko yigeze gufata match 5 zikurikirana Oya. akoze ikosa kuri Rayon Sport wa mupira yafashe Oya, Nibwo n'abandi yahise amwica. bakinnyi ba APR ubwo barabikubwira Oya, barabwira bati uyu abakinnyi ba APR mutara byo bavuga mutubandikironye umupira abangaba na noza baramuvuze na Nyenzega baramuvuze yanyewe byakinnyi byo byose dukomeze uzi ko muhajiri yambwiraga none reka mukoting yambwira ati Musa ese none umukinnyi udasanzwe muri Rayon Sport cyane niwe nemere ni wowe kireta ariko yabivugiraga kandi abandi baramwemeraga cyane ariko hari babure ingingo kwe yaravuga ati njye mu ikipe mfitemo uruvumbu Eh. mu ikipe mfitemo umuntu twabona na off ball badakora Musa ese nagomba kubanzamo ni itegeko ibyo kiyo no Bitewe- gufinga profile No, ariko ze ntabwo baramwemera. ntago akazi namuhakiri rero umuntu nk'uwo udakora yamwemera kuko abakinnyi yamukorera rero n'abakinnyi bagira uko bemera Yaratsindaga. umukino ariko ntabwo yaratsindaga sobanura reka nkwereke Faustin. 60% by'imikino yakinnye agiye akora rero yandi leading ku gitego ubu nta Faustin, mudefenseur wa uko bimeze. muri AP ntabwo byakunze Njyewe ubwo nanyuze muri defense sasa ikipe ya APR ikeneye umumediateur ufite karite zimeze zitya habaho profil ya mediateur bari capable yo gukina box to box ariko amemuta ari n'aba playmakers ibyo bintu babikina babaho uwo mukino ugize amahirwe ko akanya harimo iyo dute yo kuvuga ngo birashoboka yuko wenda twazabona dawo mwiza umwaka utaha ariko birashoboka yuko bishobora kudakunda sibyo njye nemera ko APR ifite 6 iri standard ndetse Kiganda nta kibazo mufiteho mbona ari umukinnyi kuri standard yose mushobora kujya 6 nta ashobora wundi kugufasha. ukenewe. mbona uwitose Kiganda na pass uko ari babiri birahagije noneho impamvu y'uwo muntu ufite karite zo kuba box to box cyangwa ukaba yabona playmaker umukinnyi mwiza araguhenda nashaka umuguri 500 mwiza APR ntabwo ushobora kuriranga ku muntu witwa Dauda Yusufu yuko umufite match zose 100%. Bivuze ngo kuya post ya box to box mu gihe umuntu adahari waba ufite umuntu umucalenginga ukaba utarwara umutwe mu gihe uwo muntu wawe atabonetse yitwa Dauda Yusufu. Ariko kandi n'uwo muntu mu gihe Dauda yakorera mwiza n'uwo muntu akaba yakwakitinga playmaker mwiza ntabwo uri buze kuza kuryama kuri uyu muntu witwa uyu Memere Dao mu gihe byanze. Icyo gihe ufitemo amahubusyo menshi ari buze gutanga solution mu ikipe ya ariko nafite ruboneka ufite ruboneka ngo wasimbura nka box to box ufite umuntu bita Dauda Yusufu wasimbura wakina mu box to box cyangwa se agakina 6 ukagira n'uwo muntu wakina box to box cyangwa agakina ku 10 cyangwa se ukagina Memere Dao kuko icyo gihe urare mukuru Ramazan urarekura umuntu bita Mamadou Lamine Ba nemera ko rekuye aba mediateur babiri bashaka gutanga nyine bashaka kuba baba hafi aho ngaho ugomba gushyiramo undi mukinnyi kuko ikintu namira mu mupira w'amaguru ikipe idoze muri mediane ikipe ikomeye muri mediane burya bari probability ni uko ikipe yose iribuze kuza gukomera hanyuma ikipe ya APR ikeneye umukinnyi umuwinga mwiza ariko umudroisier ukina kuri 11 inyize ba Micha Gilbert inyize bana bajene bajya bagira batiza inyize utwa Denis Omedi ni umukinnyi mwiza ariko utari kuri niveau APR iganaho instead ahubwo nagumana Kiwanuka akamera nk'umuntu watanga solution y'umusimbura aho hantu cyangwa se hakurya kwa Watara kungi na Watara namugumana hanyuma kuri pointe ikipe ya APR bigaragara ko ifite umukinnyi uzi gukina ariko navuga ko utarirayinga 100% nk'ari igisubizo cya nyuma réponse finale ndo kuvuga twa Togi apari yuko mugane ngo ari n'umugwiza tunga cyane no buzima busanzwe no mukire ubona ko nyine football arikinara nabikunda n'imyitozo ariko ntago ari ibintu bimuhangayikishije Togi no rutayizamu byihoreje nyine no mukire ikipe ntago mvise introduction ifite mediane nziza mu muhanga je Togi ne itoje ifite abawinga beza umubora ariko ikipe yose ikomeye igira abataka tipike nka babiri cyangwa batatu yari cyo n'umwataka ubwo mu team mediateur mvuze umukinnyi wo kuri kabiri wo kwa Kagege igakina mu Max ndetse n'umuzamu abakinnyi batanu aho ngaho ntabwo uri kure ya dukuza rwose wewe wavuze bane kugira ngo mutangazaje duhite tumuha umwanya ko na Rayon Sport turayiganiraho nanjye genda APR numva nagura bane nagura umuzamu twagiye tuvuga ibikenewe yaba ku bazamu nagura umukinnyi wo muri axe nagura umuwinga umwe na rutayizamu numva duhuje twagiye mutangaza APR ifite ko ishobora kugura hagati y'abakinnyi 5 na 6
ariko batanu batandatu tubanza tumenye ngo bose n'abava hanze kuko nibo dushaka kureba abava hanze batandatu okay tarabo mu Rwanda abo nibigiye kujyana igifurumba ariko ibanje kongera amasezerano abifite ku ikubitiro igomba kubanza kureba umuntu witwa Claude ukebore umuntu witwa Clement kareba umuntu witwa Kagege kareba umuntu witwa Ruboneka abo sibane nkubwiye bagomba kubanza bakicara biganiro bagasinya amasezerano bakayongera abo gabo ntabwo bajya munsi ya 500 nabo 500 ntabwo bayageza uretse nuza ni uhenze cyane Clement muri abo nushobora kujya hagati kirikane basinye imyaka 2 Claude nk'itatu yayisinya urumva nawe kereka sinye bibiri ariko ntabwo babyemera none se ubu turetse kubeshyanya nka niyo mugabo Claude uramutse ushatse nk'umu fullback w'umunyamahanga ukina nkawe wajya munsi y'ijana ntabwo wazijya munsi ariko nyine we ntabwo ukwiye kumuha 80 ku myaka 2 oya 3 njye namuha 83 Kagege nkamuhine ari 3 muhe 90 yuzuye abe 30 kuri buri season aramerita myaka ise niga Claude nta gifite season yenye Claude ntago ari mukuru wowe se urya oya Claude ntago ari mukuru avuze mu kibazo cy'imyaka ye Claude ntago ari Claude imyaka 3 murapera atayikina se azayikina n'imyaka 5 Claude yayikina rwose 3 myiza itatu myiza ayikina rwose none se umurenga kinyi imyaka myinshi cyane uziko murenga ataye gukireba muri Kiyovu none se Claude umurenga 2018 nire titere mu 2018 2016 muri cyane Claude nitwamumenye muri cyane 2016 18 cyane umurenga yabanzagamo oya reba n'imikino umuntu yakinye mu maguru oya ureba match yarananiwe none se ubakayezu ntakuze ariko karatira imyaka niyo muri gorira oya ni example umukinnyi cyo kuvuga niyo mugabo Claude APR ayimaze imyaka ingana bafate miliyoni 100 ayimaze imyaka ingana bamusinyisha amasezerano y'imyaka 3 bamukubite nka 3 banzu bare yaje 2019 ubu amaze 7 none se niyaje avuye muri amwe ngo agiye kubita sezi 10 none se yazikina none se umva mubaza Faustin Nelson Mborenga oya umurenga yahereye 2013 muri Kiyovu Mborenga yakinnye adasimburwa reka gusimburwa unashaka kina adasimburwa uyu munsi ko turi kuvuga ibyo ngibyo Mbappe yari titire mu gikombe cy'isi 2018 sibyo ubu Real Madrid mwe mu masezerano ni amasezerano y'imyaka 2 ngo asange ari muto urabizi uyu munsi n'umunyafrika byatanye yaravuye muri hose atera zimwe muri sigara pere mu gura nose sinago ari muto Claude ni kuri ni muto itatu yayikina 30 arayifite cyane 31 cyangwa 31 n'imwe oya afite 28 oya mu byangombwa rero tuvuga nyina none se uramubyaye uramubyaye 32 Claude arayifite Claude na Moruta oya ntaje yego se muri mubiki arayifite none so ashingira kuki icyo ndiho cyawe nicyo cyo kwangwa imikino akinnye mu maguru oya Claude afite imyaka 5 aza agikina arayinyobye banataye ariko Claude kuvuga ngo 30 yarayirengeje kubera iki se yanditse mu byangombwa nawe ubwo nugira amahirwe yo kuganira yabikwemerera abamuzi bagarawe ibyo bihore ntabwo dushaka kujya kwinjira mu buzima bwe Claude 30 arayirengeje nuko yanditseho 28 mu byangombwa wese muri 35 mu Rwanda n'abakinnyi ya muri Simba ureba aba fullback bayo Simba no oya muri Yanga Simba Junior afite ingahe no ese nakina amatsinda oya twe tugira ikintu cyo kuvuga ngo n'umukinnyi ngo arakuze ngo kuri nyinshi bakabura ngo cyo ngicyo twaravuga ngo Kagege ngo sigaranye amasezerano ko afite 26 ese usudiyanye z'umukinnyi mwiza waba uzi afite ingahe imyaka yo ni imibare 3 no kubayirengeje ariko azirongaza akira neza iyo ukira neza babibona rwose Claude aracyarimo Claude APR mu myaka 3 niyo derema kuvuga ngo njye hanze gushaka amafaranga yivemo abe pose abaziko ndi kapiteni ikipe ya APR sibyo imyaka 3 miliyoni 100 bamukubita 3500 ndabimusaba nanjye nabyemera ibyo nanjye naturabyemera Kagege na muhine Kagege ni projet nawe ijana ukamuha akamuhinyi ko Kagege urumva agaciro ka Claude kari hejuru ho gato ya Kagege ko ni se zimwe ikonvenka teye ariko inatanga ikize ariko nawe akazamura gushara nka 2 cyangwa 5 nta oya 2 5 hapi 2 rega APR
njye nemera ko umukinnyi wakweretse yuko yaguha solution ko n'ubu ugiye gushaka umukinnyi w'umunyamahanga uramubona kuri bine muhe bibiri atera umupira w'amaguru nta kibazo sibyo ase centrale kwanza Yunus yarasoje cyane yarongera yarashoje Yunus baramwongera nitege bagomba kongerwa aracyari muto Yunus ura ni na asset yagurisha ariko ku rundi ruhande hari APR ifite Abdul ifite na Alex na Clement ubwo na Yunus na defenseur bane akino kongera mu defenseur umwe bakahita baba batanu Yunus na mu myaka 2 watara Yunus yabo dore mbona ntabwo Yunus nawe namuha imyaka 3 nanjye kugira ngo usuri mutorega kuri kiriya gitaye cyafite n'ikipe ishaka kuzikamushaka ukayicira rwose amasezerano meza ni 3 ntacitwaye kandi ni na produit we ni na muto cyane ntabwo twavugaga bya projet ugomba kugira abantu bawe ku mpamvu nari buze kuvugira aha nta namuha n'umwe njye namuha n'ibaruwa ku mpamvu nari buze kuvugira Yunus ni umukinnyi mwiza nanjye nabyemera natwe ari umukinnyi mwiza udakina kubera izindi mpamvu abantu bajya kuvuga cyane tumubona mu kibuga turamubona mu kibuga kandi afite ibintu byakina bisomeka birasomeka yirinda amakosa menshi akakora mu esheri ayo mamesheri gukiza izamu afite gabari wari kongera ruboneka ari yarasoje nawe imyaka 2 sinayirenze wewe ni ibi ruboneka imyaka 2 nanjye nayemera asoje imyaka 4 rumva ni igihe kitari gitoya ni umukinnyi mwiza nawe wamuzamurira kuri salary kuko ari umukinnyi bahembwa amafaranga make nawe yabona bose basinye kera bose bari make uruzi ko kageje barusha umushahara bose abo ngabo twavuga akagara barusha ariko naruboneka namushyira muri 2005 ari ibyo ngibyo hanyuma undi muntu wo kongera waruvuze ngo ninde nabo ngabo mvuze ariko njye na hari umunyezamu nkiko nkamutiza nka Marina akajya muri Marina Rwanyamyiko niwe mukinnyi ufite profile yo kuba yakwihangana ku munyezamu wa 3 cyangwa se wa 2 nta kibazo na kimwe akazagira karire rega njye ni kumureba nk'umukinnyi wazavona karire oya no wagazana umuzamu ukomeye ariko ahubwo uyigeze igihe cyo gushaka kuba ukomeye burya ni ya Pierre nibyo ni weze nibyo Rwanyamyiko ni 3 yayihanganira cyari muto mbona Pierre nta kipe yabanza bo mu Rwanda nta indi kariyeri iremereye cyane azagera kuruta iyo yagize ashobora kubyura kariyeri ashobora kujya muri Rwanda Fiacre yaje muri Fiacre irase umutsi rw'umuzamu twa champion eshanu yagiye na Fiacre nawe yaramaze ibyo muri APR ariko arazaranse yatwaye champion eshanu akina ibyo nta kintu bivuze eshanu akina nyine ashobora kujya muri AS Kigali akigaragaza ntiyamaze igihe muri APR akajya muri Real akigaragaza yarushize ko yajemo mbere yatwaye muri Sport izo nyine yakurushize yatwaye muri APR cyane rwose Pierre afite nyinshi oya rutanga ndarusha Pierre aramurusha ariko ushobora gusohoka mu ikipe ukagenda ageze mu myaka Pierre niwe ushaka gukina kurusha Ruhamyanyiko cyane rwose abwiva njye mvuga ko aramutse amaze indi myaka 2 muri state arimo bisa nkaho byazagorana kuvuga ngo kuko nimba ubibona abazamu bose bakomeye ni no kujya kubangamira Adolphe ko Adolphe aragaragaza ikimenyetso cyo ko yaba wa kabiri agacarenjinga ko umunyamahanga wazanye kuvuga ko Adolphe ari kurusha Pierre ariko urusha nagamurusha harimo no kuba n'icyo umuntu wabaye titulaire agatwara ibikombe mu ikipe ukamugira umunyezamu wa kabiri mu filosofi nicyo byagenze kuri nzira reka mubwire ukuntu bimeze kuri historique y'imvune asanga Adolphe ari ufite reka mubwire mecyo turi kuvuga twebwe urimo uranabyivugira Pierre ntago afite profile yo kumunyezamu wa 2 uriya nkuko wabivuze iyo aba munyezamu wa 2 buri gihe bimugiraho impact no mu mutwe bikamwangiza ageze igihe cyo gushaka ahantu abanzamo akaba umunyezamu wa mbere naho hari umunyezamu uvuga ngo wakwihanganira kuba wa 2 ntibiteze ikibazo kubyo no mwitabaza ari wa 2 aza kugufasha kuri nzira avugaga kuri Yunus ko ngo hari ibintu ngutemera Pierre rero ibyo bintu nibyo wabugiye kumushora byo kurwanira umwanya mu buryo butari nabwo none na undi mukuru wazanye bikamwafeka icyo mbivugira kuba umutekereza ko yakaba ari umuzamu wa mbere dakwiye kuba wa 2 ni cyape rikeneye hoya naga ari icyo hoya uri murabyire hoya ntabwo uri kubyumva Pierre we ntabwo bihatanira arabihatanira oya ntaga byakira hari ibintu bibiri hari ibintu byo kuvuga ngo ndahatana kuko abaye wa mbere atwara amashampiyona ayitravaya kuri iyi myaka se uri kuvuga ngo imyaka agezemo urumva rero yuko travaya mentale utari travaya mu myaka wowe travaya mentale umuntu w'imyaka 30 barayitravaya it's too late
it's too late. Nini niyo character y'umuntu ntabwo ushobora kuyihindura. Niba wowe ufite amahane ntabwo twaguhindura akakanya. Niba ugira gute hari ibintu utahindura. Gutunga abazamu babiri bibeza bose basimbura umwari wa kabiri wa gatatu ni bibi. Oya n'ubushize bari bagiye kwirukana ku gihe nuza cya Rishari babona yari igumuye kubera ko yarabyanze ageze yanga kuyanga kuza no mu myitozo akajyanga kuza akamara iminsi ataranze mu myitozo abango ntagakira ngo nzira aramwicaza arabango umwanya nige watwaye ibikombe barabango ningiye mu gihe watwaye ibikombe byaranze birangira bavuze no ejo bundi no kwabuza ateka tumugerageze wasanga koko ibyavugaga ari byo ngo baranavuze hari byanavuze ngo nzira ashobora kuba ngo urumva kandi nzira ari umuhanga ntabwo yaje asara umuhanga umuntu wari wakinaga mu kipe y'Ugaburukina ya Congo Brazzaville nzira nawe zibi cy'ubuzima hanze w'ikibuga bituma bamuhana ariko byarangiye afatiraho barabatira no yamahirwe tutamuhaye urabona ko Pierre arashaka gukina mu gihe ahubwo uruhamya nyiko nta gufurusa ni nkuko Fiacre nawe yafurusaga gushaka gukina kamureka kagenda atekereza kuri Fiacre nawe nicyo zizereka yabwiraga ati sinyina uyu muntu witwa nuza umari rwabukije nandusha icyo cyajwanyije adiri ibintu bibiri cyajwanyije adiri na yaruhamya nyiko mbona ituma ajya muri APR yakomeza gukura numva ari uko bamurekura akajya gushaka hakina we nawe ngiye ruhande rumwe nawe ndakumva ruhande rumwe nafatira mwana wenda Patrick wa gatatu se none bamuzanye bati ikipe ya APR uriya nawe akajya gushaka umwanya kugira azamu urwego nabyo byasho aka kanya ushaka kujya gutyo ugasanga nk'umuzamu araje aragize nk'imvune sibyo bikahita gusa kuko umana competition mu izamu ufite Adolphe na Pierre babigukorera APR yatunze uwo ntari ariko Adolphe na Ruhamya nyiko nabo babigukorera nibyo babigukorera impamvu ntaza n'uwo mwana wundi nkagumana Ruhamya nyiko nawe ni muto wasimbuke rero sino bizarangira wasimbuke kugira ngo none tugende tujya mu binuza ubwo nyine nakubwiraga icyambere abo nibo Banyarwanda bane ubwo reka tuvuge abandi batari tutavuze ubwo ne tuvuze Pierre nituvuze Ivan nituvuze Mugisha abo barangije amasezerano Mugisha Gilbert nitumuvuze nawe ariko ngiye Pierre nari muvuzemo wewe ni kuvuga mutangazaje urumva abatavuze nawe bashaka kumwongerera biraterwa na discipline yakoreje mu gihe cyagiye bamuhana ariko Mugisha bamushimire ntacyo ataha yape ntacyo nasigaje kuri nawe ari induru arabari gukubata umwana w'ikipe ari demara bamuryamyeho ubwo nawe arahari akaza uyu munsi muri sezi imwe umuntu agukorera assist 8 agutsinira ibitego 6 uracyari kuri harabo mbona jewe nka Ramazani kora nabonye n'amagambo yavuze n'umutoza azayimana Ramazani akwiriye kwisabira ririzi apana kwisabira oya kumugirana kumutiza aho ujya imutiza rero kuri toma y'ahantu yakwigira yisabire ririzi natasibyo era interview yigaragara ko umutoza aracyahari nibyo wavuze we Ramazani ubwe ngewe atari kujya APR iyo wanze ko ibyo kujya biganiro ngo baje gusesa amasezerano barakubwa turagutiza akura kwa bamuzungura nuza nabanuza n'abariseni urumva bose ntibashoje nabo barashoje nyine ubwo bakategaya nyine APR bafite hakurya ubwo abo bakaba bashoje hakaza bamwe nabo bareba si haje arasigara afigira he haje n'umukinnyi wa Marine naje Gisenyi wa haje muri APR namugumana haje APR ibyo tuvuga ko n'umuntu birasobanutse mutangazaje APR yize gukora ikosa itunga abawinga 11 muri sezimwe yaryari iyi ngiye bacidiye bene abantu Bodo na Barisene na ba Muzungu na ba Barafinda na ba Kiwanuka baje kuza yatunze abakinyi 11 bakina ku bashaka gukina ku ruhande harimo na Ramazani ashaka gukina ku ruhande ko n'ubwo kare wari wa 11 uyu munsi APR ikwiye gutunga erema zikwiye kuri posta no nimba uguze umuwinga w'umuduratse twese nibure kure Barafinda sebyo twavuze ko wenda hashobora kuzumwe twavuze na Rene nyine oya amategeko yaferwa banze muyarebe amategeko yarica abantu ngo ubu nugumana haji azahita ajya muri stade Burundu kuko ya bench yabuze yishiraho batatu babana bafite imyaka 21 muri liste 20 sibyo wabyumvisha banze ubyumve ibyo ntabwo wabigumishamo haji mu gihe bari yo mibare urazanamo abandi bana sibyo beseramo abawinga uvuga reka tuvuga abawinga uvuga turavuga Watara uhari sibyo kina kubanza kagira Kiwanuka Omedi we wamurekuye sibyo kwanza ubwo nta n'umuwinga usigara yose abandi basigaye wa mugani niba uvuze gutyo nibyo kwande wa karindwi
kandi upropose umwe gusa Rene mubare ko azakoze Rene mubare kagaza nundi umwe nabo bane bari ushaka gushyiraho no wa gatanu bane ni bake cyane ni bake oya muri babana none uzashaka muri myaka oya Rene arimo nege naguye ngo Rene arimo none se APR izafata riske y'aba defenseurs babana mubazajya bajya kuri bench Fazari waza undi mu winga w'umwana baramutse oya kubera iki se nuwe se umwana wawe ko nyine bagomba kuzana n'ubundi ngo waza gukina za bari gace ntabwo bazajya bakina nabo bari kuri bench gusa turebe abo kuri bench ubundi bazaba hari mu ngani bari munsi y'imyaka 21 nimba ari Rene ubwo rero bahita baburije kuzana Fidari nk'umwataka we ntago bihari none se ninde bashaka kumwicira kariyeri bande bahari ariko bazashaka murazaba bari mu rugo bazashaka mu ntare oya mu ntare bashaka kubazana ese niba hari bazaza kuri Fedo match nubamya niko niba twakuyenga araguma kuko afite imyaka azite urumva baragira rubamya niko bamaze kugira babiri bakeneye undi umwe Regiye mibare banzugwe yamaze gusaza abantu mu mutwe. Mari cyo ngicyo rero. Instead y'ibintu byose nareka Denis Omedi. Kuko none Omedi ari hejuru ya Haji. Kandi aracyafite amasezerano nawe. Inde Omedi. Namazajya muri stade kuko abanyamahanga niba baza bari benshi. Oya nta kibazo. Ariko jewe mubiyo na preferaga bwa mbere Omedi aracyarimo. Omedi nanjye namugumana aho ngaho. Ariko na Haji je mu bananjye Haji ntago namureka. Nuko umutoza wenda nawe ntamwemera tareb. Oya ntago Haji nanjye Haji ntago mvuga ko namureka. Asimbura kana gukina neza cyane. Nanjye sinna match wa. Oya ngewe reka nkwereke ikintu cinza ntuza. Ntago nuzazi guturuna cyane. Nyine niyo mpamvu avuga ngo twanabivuze cyajya mbere iriya match nitwavamo umwe twashira. Nicyo kinagomba no gutekerezaho niba ari na staff azongera bikamufasha akinisha abakinyi bamwe ariyo mpamvu yavuye mumwe buri gihe APR ihungabana uko ngo se kiganda yavunitse bibaye gisakiriye go nkaho pasi yuze ko baramuteguye gake atari kubenda kwegera urwo rwego nkaho ngo Mamerida waragiye ngo bisabe ikibazo ngo ikipe ngo irapfuye kubera icyo utateguye umukino ngakwiye ko ukina hariya nka Ramazani ko usanga muri precision niyo ukabona abakinyi batangiye precision nibo banagise akinisha abakinyi bamwe kenshi igihe kinini nta gaturuna icyo ni ikibazo rero na Haji nanjye nemera ko yaza kuba ntago yahawe iminota nyine yo kumureba yashiye iminota ingahe yashiye nka match imwe cyangwa ebyiri zonyine nizo yagaragaye Haji ntago turamubona urwego rwe nanjye ntabwo nemera ko twarubonye muri APR so ni donc ni ibitekerezo bitandukanye ariko bisa nkaho byenda kuba bimwe mutangazaje abantu benshi rero dutegereje iratamwe we nago twayigeraho ubwo nabinjira oya dufite na reyo aho numva duhurije byibuza ku bakinyi batanu bane cyangwa batanu nanone nanjye sinemera kwirirwa uhindura wirukana abakinyi benshi reka ndangize muri batandatu bashaka numva ngiye mbivuge birangire ni umwanyezamu batandatu munyezamu turi kumwe urumva hakaza umudefenseur w'umurax turi kumwe hakaza undi mu mediateur hara kwa Dauda ugomba kuko Dauda niba mwizera umwe wazukina 8 cyangwa ku 10 bo bagashaka n'undi numero 10 ugomba gushyira igitutu Mamerida kuzamura urwego rwe cyangwa unamurusha ubwo ni babiri hakaza umuwinga n'umwataka ubwo wongemo babiri hagati muribuka ko kuri kabiri hari umukinnyi umwe gusa kuri kabiri se bazashaka umunyarwanda ndashaka umunyarwanda ariko ngiye nanazana Kabange buriya ari nkanjye Kabange bitwaye yarangije amasezerano muri Rayon afite yongera umwaka ushize Kabange nta masezerano afite yarasoje Kabange I'm sure cyane I'm sure Kabange yarashoje kabisa harya yongera amasezerano ku gihe cyari tari yego ubushize wari umwaka we wa kabiri kubivuga nka hakinye sezo nyinshi muri Rayon uhe yari sezo ye ya kabiri ubushize ingirangiye oya yari ya gatatu sikoza gashya Kabange match ya mbere kinye muri Rayon Sport n'umunsi w'umuhuro mu mahoro none nibyo ahubwo isubikora nibyo Kabange bamwongera nibiri Neza Richard we ntashoje bashoreje ibyo nibyo arashoje ubwo nabo batandatu aryo ubwo ahubwo ikintu nuko bamusinyishije yateye match muri mu mahoro ameze muri reka atarabona amasezerano Richard no Kongo ariko bose batarasinya ariko Richard byaragoranye baguraga kontara ye Rayon Sport ifite abanyabiraka benshi ba Papre
barafite umuzamu witwa umuzayirwa amwitaga Ndera arakemeye ariko cyari cyiza n'ubu ari gukina muri Kongo teye ubwoba arimo arakina ajya n'amaguru mu equipe cyane n'uwo witfatira yitwa mu wati ntabwo mbyibuka Runanga Jackson Runanga Sport igize no gukandira ejo bundi bari bamuyohereje barabwira bati wapi ati mumwihorere njyana wagibukasa cyane hanyuma ubwo rero tujye ku rutayizamu nababwiye APR yamaze gukora tubwire mbere y'ibya rutayizamu APR ngo igiye ku isoko yikwije ifaranga ryinshi riruta iryo yamanukanaga ibyo yamanukanaga ryari amafaranga y'akadomo hagati ya miliyoni 3-4 z'amadolari zigiye kujyana ku isoko nk'uko ubibona muri basket projet bamaze kuyikora bayisaba muri bayidepoje muri Minadef urebye season ishize ntabwo APR yajyanye amafaranga yari yabanjeho nibwo yari yagiyeyo n'imbaraga wenda yajya ubwo nabwo yari miliyoni imwe n'igice hafi kumwe n'amanyarwanda kuko bwa mbere bagenyeyo 600 y'amadolari 600 ugiye cyaba Shibob ejo bundi barayongera Sharaferdin none ubu baya n'abanyarwanda babo barangije amasezerano ari benshi sintuza ya gatatu aryo ubwo sedisiyo ya gatatu ingese y'abanyamahanga edisiyo ya gatatu nyine tumeze nka ya kane ubu ngo tugiye mu ya kane yitambutse yabamimeri dawo ya gatatu ubu tugeze kuri Mercato ya gatatu niyo yabonye yakizwe amafaranga make cyane ya gatatu ni amafaranga ya kabiri nyine yari yazemo baswana niyo yaguze amasezerano baswane niyo yaguze amasezerano ya Dauda niyo yaguze amasezerano ya Marimba igura nuza free agent na wahenze nuza gatoya operation ya Minba bamusanze ariko ari muri kampani yari kuri reserve yari kuri reserve kabisa ubasha kumukonvenga kandi nuza yagiyeyo kajimbura Jimbura yagiyeyo kubadira arakora ibintu akora Minba nge nabeshye ariko yeme mukinyi wese aragora kinyaragora transfer ariko nge nemera ko Mamadou Lamine baza umupira nge uko mbyemera nyine biranga tu muri equipe ariko hazajya za hotel Mamadou Lamine ba ubwo rero batangiye kurambagiza bavuga ati amashampiyona mu bihugu byinshi ararangiye n'ugutereta abakinyi bakomeye barangije amashampiyona bahagaze bashaka zizwi se cyangwa nuko oya hari ukuvuga ngo twe dufite profile mu kintu naka dushaka nk'abyo twaze duheraho byo kuvuga ngo turashaka umukinyi witwa dukuze ufite characteristics zimeze gutya sibyo tubare nka style ya Watara bamaze kuyibona Watara sajya ajya muri duwe yandi gonga nkakuri ntajye ajya muri duwe abatarakina nyine umupira wiwe wafite sibyo nako bana ariko wamwata kumeze nka Mayeri fite style nka Mayeri shaka gutsinda igitego cy'ukuguru shaka gutsinda igitego cy'umutwe togibura niyo bari bamuzaniye ariko togibona ko ashaka kumyaka si n'imyaka ko bamuzanye ari igisoro bango kizagihagara ku badefense buriya ku mubiri hari abakinyi bakinyi bafite muscle nini donc nanjye vuga ngo babyibushye isuku byuhaza search nyine bafite muscle zideveloped buriya ni mwiza muri sprint y'igihe gitoya ariko endurance physique yo kuguma muri axe igihe kinini ntago ihari nakunda hano kujya gushaka umupira afete nshobora gushitura nkaza kugeraho tugakina ariko sindi buze gushitura nk'inshuro nk'eshanu buriya muri football nk'ingi yacu nyafrika cyangwa se yaje iri kudore collective bisaba ko umukinyi byibuze ari buze gukora run ziri hagati y'9 ndetse na 12 za sprint sinzi ni mujye uzabirebe ni nabyo bano bataka babano babora uzabibona agaruka kenshi muri mediane kujya no mu kwanima counter attack yagufasha ariko ku myaka ye ku mubiri we iri profile ntago byakunda bitabe gusaba umukinyi wenda kuba nanutsemo par raporo ye urumva mutangaza wenda kuba nanutsemo par raporo ye ariko ukoresha imbaraga ndetse n'ubwenge donc umubitere simbizo na nimba ari profile bari gushaka ariko buri ufashe nka Watara na ntuza na Togi ukabakoramo nk'umuntu umwe wavanamo profile y'umwataka aperi ubu ngiri gutekereza kuko nka Watara ubona iyo suppress arayifite yakora izo sprint 5-6-8-9-10 muri match yazikora ariko nawe ntajya muri duel uwitwa Togi duel azijyamo ni umuntu wiyemene ku mupira ku maguru ashaka kubugumana n'umuntu uzi no gukina box donc abo bantu ubavanyemo nk'umuntu umwe nyine iyo profile imwe
yaba ari umwataka mwiza nyine urumva Togi icyo bari bamuzaniye ni umwamwata kuba muri boxing akora kwa Mbawoma ariko ufite ibigango nyine bitari bya Mbawoma bamukubitagaho ejo profile arayifite Togi iyo batamukinishije ngo asubire inyuma nyine uzamure bakunda baro gukina barayiri buriya nka Togi wabibona aramutse afite nka premier kuri mu bihebye uri buka Togi muri Sekafa ntuza kimeze neza ameze neza isko numva nka assistant 80% yose gusa Togi nyine hari akantu ka sharpness imbere y'izamu kwa kubo mukira nyine urutayizamu surprise ahubwo kwihuta ntabwo yihuta nyine cyane ari nyinshi nature y'umubiri we ntago bimwemerera cyane niyo nka Mayere ntago abyibushye ariko sina muto kandi na muremure ayeri yo balls ayikina mbere ariyo uzarebe nka Watara muri free space nimye ni hari iyo arimo arakwinjira nizere arayihuta cyane umuntu rero wari ufite nk'izo karite atavunika bura nka Faringanya afite karite z'abataka yego azi gukina box azi kugaruka kuza gufasha nyine muri build up ni umukinnyi ufite n'umubiri mwiza ni muremure kandi ikindi kintu ntago aremereye cyane urana nka Elija bana cyo kinazira araremereye man none kuremera bituma nyine ari souplesse uyitubura buri Burayi rero akenshi biyo bigusaba ibintu bibiri biragusaba yuko uri umwataka nimba uremereye ikipe iri adabuta ku mikinire yawe ikugereza imipira muri box myinshi bitabaye ibyo uretse ko ni nabakenyi ni Burayi so bafite tayi nka ziriya kuri izi kipe zikomeye nka Sesco impamvu bura mwamuceje igihe kinini barambwiye ngo banze byibuze umege nk'ishobora kuri zo gukora run 12 muri match nitwari ma counter attack tujyana nituranse umupira tugusanga hariya iyo sharpness kumwataka ni ikintu kiba gikomeye aha vora reba nka Arsenal uyu mujene nubwo adatsinda ariko abonye nka match za Atletico afite nka 80% afite uruhare ku match zabo za nyuma nyinshi yarakoze cyane ni ikintu cyatari kumwataka rero aha reka rero mutangazaje tujyane hari amazina atangira kunugwana ubwayo tujye kubabwira n'icyumvirizo mu makipe n'icyumvirizo shawukuna n'ibicyabi bikonfirma donc amakuru hari budget mwari muri kuvuga ngo iki gihe ngo urabona umwaka wa mbere yari nakubwiye kagati ya miliyoni 3-4 z'amadolari nizi kipe ya Peruze kujyana ku isoko iragura ama profile y'abantu bazwe ntabwo ishaka kuvuga ngo wateste ngo wari free agent ngo ya twicare ku biganiro nangahe iyo ni budget y'amatsinda twicare ku biganiro nangahe Rayon Sport ifite inzozi ko umunsi umwe izicare kagera budget ya miliyari 3 ariko ntabwo ikipe zinganya nyine ari kubwira budget apana kugura abakinnyi harimo no guhemba harimo ibintu byose bati iyi budget ni tuyifite tuzaba turemereye nkuko zarahiri usanga ziri muri 7-8 cyangwa 10 gusa arahiri yego kwicumi ako arahiriwe yari gutira Chibingi mutware mu gikombe cy'isi y'amakrebe igatanga 600 kuri turno y'ukwezi kumwe Pyramide kamwe atoya kiruko cye gikenewe kuruta ibyo bikino byanyu mugiye gukina ajibarare amakipe kwinire buzi 600 azaba ari umukinnyi cyane muri PA mu bashishibikanye rero ba APR Football Club babafashije kubona abakinnyi nka Watara ndetse na Togi barimo barakonvenka banavugana na APR Football Club umukinnyi w'umunya Cote d'Ivoire ari kusigaye ukina ikipe y'igihugu ya Chad muri 2024 arahire yari yasuye miliyoni 88 z'amadolari nago wagenda ko oya beje ari kuvuze n'iby'ikipe yakoresheje muri Katari Mercato gusa none se budget muri rusange budget 88 miliyari 3 mvuga ni budget muri rusange rero 88 ntazo yakoresheje 2024 yari ya mbere Zamalek yari ya kabiri 25 Petro de Rwanda 19 Esperance de Tunis 16 none se Pyramide 2024 niho yari imbere za Pyramide yari imbere za Pyramide siyo yatwaye nanoza n'amafaranga ubwo rero batangiye gushaka umwataka arahira ubu ngo bavuga ko ishaka kuri irenza 120 aha dore kwanza 180 umwaka ushize Mamelodi irakoresha 12 mu kugura ariko aho ya bije yayo yani group ariko yani commission ntago byakora Faustin utarahirisha kuba baza za basket na za ni ya football okay Faustin ndebera yang koresha nga kuri sezo yang football la kareka 10 ziragera budget z'amadolari
zagera dore uyu ni n'uzane ni perezida ubwawe perezida wa Al-Ahly bamwita Mahmoud El Khatibi yavuze ejo bundi no zitangira arimo mu nteko rusange arimo kubaka stade harimo n'amaproje bafite projet yo kubaka stade aha yavuze ngo iki kadusomere post ya Mickey Junior reka maze nyikubwira kandi nyigusomere yose byumve neza batangira abantu tubumvishe ingufu APR igiye kujyana ku isoko turavuga President Mahmoud El Khatibi has approved the club budget for the new fiscal year ubwo n'umwaka wose yari amapaundi ya Misiri miliyari 8 na miliyoni 490 akaba angana na miliyoni 170 z'amadolari umwaka ushize barayemeje mu nteko rusange 170 hano makipe nagari ku rwego rwacu miliyoni 170 z'idolari oya yanga uyu mwaka ushize ngo bakoresheje miliyoni 12 n'ibihumbi 700 by'amadolari cyane ape ntago yagakwiye kubira aho ngo byibo yagakwiye kubiri standard ntago Mamelodi yakoresha 12 zimishari ufite ntago bishoboka ntago Mamelodi yagira 12 ntago bijyana no kibashora amafaranga ntago iyi ari Hilal yo mu Rwanda nayo ari Hilal yo mu Misiri yo mu Rwanda ariko haba harimo n'ingendo haba harimo n'iby'ingendo nta kibazo bishyiramo nta kibazo n'izindi ziragenda bishyiramo nta kibazo nyine byose bishyiramo no kwirukana bakareka ariko ubwo rero APR nayo bivuze zirindwi ntizabura oya na izarenga nyine nibyo tuvuga standard yayo akakwiye ko ari nk'izi nk'izayanga 12 umwaka 10 nizo zakakwiye ko standard za APR uko hari Hilal nayo izi ngizi zirazigize hari Hilal cyo ku mwaka yakoresha ngahise yaraje no kuba mu Rwanda ikaba muri hotel urakeka ko tutageze yaje kaba muri Zaria Court iba muri ijoro rimwe kwanza Zaria bishyuraga ngaha ntabwo yabura kujya aho hafi amafaranga yihuta kugira ngo tubone no kumwanya wa Rayon Sport mw'abantu amakipe ari kuri union level akoresha amafaranga menshi cyane niyo mwanya wa Rayon kugira ngo uhegeye nawe ugomba gushora burya abantu baritanya ngo APR ngo APR ngo bemeze ni APR ajyana miliyoni imwe kuri kunuza ihanganye n'amakipe ajyana miliyoni 20 ntabwo biri bushoboke okay kugira ngo byumve neza ikipe twa Mamelodi Sundowns ihembe 7,000 by'amadolari ku cyumweru kuri buri cyumweru waya imishare yo ya Mamelodi ngo iri ishoko ari nayo ya mbere muri Afrika mu guhemba ya ntago usharahi mu guhemba harahiri na pyramid ariko Mamelodi nigeze harahiri na pyramid cyangwa za Wydad za Wydad pyramid bakinyi bahembwa amafaranga menshi cyane iyo ni record ku mukinyi umwe hari ibyo no muri Libya barahemba cyane oya arahiri mu makipe ya mbere muri Afrika muri kuri Salem wa mentioned uyarahiri ahemba cyane ariko oya reba manuzi ntago ndabikora ubushakashatsi bwose ariko arahiri irahemba Mamelodi iri mu makipe ya mbere ahembwa muri Afrika uzi ko Pizzo hari igihe ari mu 45,000 yajya muri arahiri yagiye mu 100 se kare shana byari yahembwaga 45 aha ubwo rero mutangazaji utugiye ko ne eshatu imanukana ku isoko 42 bakoresheje uyu mwaka w'imikino za miliyoni 42 z'amadolari eyihe nuza ikipe ya yo Mamelodi 44 arahiri razirusha zose urumva birashoboka cyane rero ko ni menshi Foste rero shakira amafoto tujye kuri rutayizamu profile ya mbere bamaze gutangira ku meza y'ibiganiro undi munya Cote d'Ivoire ndi munya Cote d'Ivoire nababwiraga nababwiraga Mamelodi niyo ya mbere muri Afrika mu guhemba yembwa hagati ya 35 na 55 kurikirwa na Arahiri ibihumbi hagati yaba ari make 3 umusare ya buri kwezi ariko ku kwezi yaba ari make cyane ko na APR yakubye kabiri cyane ya ntago ari ku kwezi yaba ari ku cyumweru wenda wari ku bakinnyi babo nyine ni ku cyumweru iyo ni range Mamelodi ihemba ku cyumweru range y'abakinnyi amafaranga bahemba hagati ncisha kwa 35 na 50 umukinnyi umwe nyine apana ku mukinnyi umwe apana kuvuga ngo guhembwa 5 apana apana bera bya 5 bya APR bona ayo ngo bahemba ariko nabo ari munsi ya baba hari nyine babana niyo bakora mu ene nufata menshi nufata makeya bakareba hagati of course byumvikana so icyo nandi kuvuga nyuma yo kujya muri Cote d'Ivoire ikipe ya APR kavana umwataka wari uvuye muri za Turkiya waracana henshi agiye atandukanye rwose naje gutohoza amakuru umuntu uzi kutubwira ibintu bya Togo yuko ari umukire Jamal narambwiye ati kuvuga ko ari umukire no kumupfobya uwitwa Togo ngo ni umuherwe
ukigurisha amamodoka kuba umukire yagiye akorera amafaranga bagiye bamwirukana. Oya ngo niyo irimo n'ibintu bya famiye cyane. Ngo niyo famiye yabo ngo yacuje amamodoka kuva kera. Kubyo agiye umupira w'amaguru kampani ifite nyine famiye yamuhaye ariko ngo yaranagutse cyane. Kubyo nabona abakinyi bakinyi Burayi. Iyo bari bavuye nko muri camp national bari bajya kure witwa Togi. Akana nawe uri murakabye. Nuse ngo basangiye avuye Burayi bandeze ba Frank Sisi. Barakinanye rega nabo. Barakinanye ariko reba muri kipe cy'u Rwanda muhamagaye. Uvuzi wabo wajyana nk'abapampe ngo bajyanye ngo nyine bo baje kuganira nk'abantu basangira. Twabyemeye ariko wikabya cyane ngo bajya ngo kwato. Bajayo. Ba Eric Beresa baji wabo. Cyane bajayo. Nuse kujya ni ikibazo. Na Simba yanongeye gusetsa abayanike nawe umukire cyane cyane. Urumva ngo tagere muri Turkiya mu ciciro cya mbere. Mbere ko manuka kajya mu ciciro cya kabiri n'umupira bitangira kwanga. Ngura ngo banamushinja yuko n'impamvu football yitabaye successful cyane. Yigeze bishyiramo ikintu nakwita nk'ubupaka si yumva ko ari ubuzima buzaturuka 100%. Kandi kuko ari abakinyi by'ico cyo kintu. Bati ngenza aho kina nishimisha. Foste bibaho. Cyane se uyu wo muri Reyo waje muri Reyo munyakameruni babo ntibari abakire. Nzahotera nishimisha. Oyo itwaga Gande wagiye no muri Gasogi. Zikagande we. Je muri Gasogi. Uramwibuka rutayezamu muri Reyo waje muri Reyo munyakameruni. Dinjeke sende. Mael Dinjeke se. Kare. Akaba ari undi muntu n'umwataka. Naje ndamwibuka iwabo bari abatunzi bakomeye cyane. Na hano yabagagurira abantu. Wabaye muri Gasogi na Reyo. Dinjeke kandi wewe yari umukene no muri za nyuma Covid yaraki. Ndaje ndamwibuka ndahita mukubwira. Ni mbere cyane vuba. Za 2018-19. Wari ufite akantu k'akarongo gutya mu mutwe. Twakande w'igikara muremure. Wowe kinya muyihe? Kinye muri Rayon Sport munyakameruni. Muraxe. Ugare kuvuga nuvuva umutaramo kinira rimwe na Danyogo muri. Kone. Ni Kone. Tidiane Kone. Yari umunyamari ni bamvu bari abakire cyane. Je wamujyanye nuza se muri nuza Nempusa yo muri Zambia. Ende? Tidiane Kone. Ni wowe? Ya. No wawe cyane. No mushiti wanjye cyane. Inshuti cyangwa umubere mana cyane wamucyurishe. Yarawuretse. Na Diara tuganira ibindi. Na Diara tuganira ibindi. Twagiye rero kuri rutayizamu. Kuri rutayizamu rero twende kugira ngo duhite duterekaho ifoto yiwe. Yitwa Junior Sede Dioni. Oke. Junior Sede Dioni. Tube turibitse mu mutwe cyangwa uribitse mu banzu umve yo profile ye. Gusa araje ayikubwire. Riraza cyangwa ni nyine turibike mu mutwe tuzarekera amafoto ye turebe profile yafite n'izina afite CD turebe muvumaze Junior Dion jya muri highlight ikipe yitwa Memordi ihore arayitinya cyane kwari igisore iramutinya cyane ndabona kijya kandi ni Meri Betero wa Champions Africa ni wowe Meri Betero uyu mwaka yusubwa mbere ndabona gisa n'umukinyi bita Eric Makamo ntabwo mbere ntabwo ubwa mbere pia namugiye ariko oya ngo nibwo bwa mbere mugiyo ko no bushize image nigeze kuyibona oya ni ubwa mbere avuzwe muri APR undi wavugaga yari umunyamara w'icyagi ni wowe uvuga wari muri Afrika y'Epfo n'umwivari uyu ni umwivari ariko wabonye ubwene gihugu ga ndabona ngana n'ivanjiri arakuze si mwata mu myaka hamwe berekana 28 ahandi bakavuga 30 zo kubireba hari naho bavuga 3 n'ibiraho uyu mukinnyi uko bivuga yavukiye muri Cote d'Ivoire ariko ubu akinira igihugu cya Chad yakinaga ikipe bita Golden Arrows muri shampiyona ya Afrika y'Epfo Betway Premiership yakinira n'ubu niyakinira akaba ari rutayizamu wayoboye abandi nk'uko munabibona ku ifoto twakizeho ibamuhaye urukweto rwa Meyer Bitter w'iyi shampiyona ya Betway Premier League ibitego 14 ibyo yatsinze iyi ni Golden Boot iyo ni Golden Boot yiwe kipe yabaye ya gatandatu muri shampiyona ya Afrika y'Epfo
yatsinze ibitego bingahe 14 izindi season nk'ebyiri zitambutse yatsinze wenda tubireba reka turebe ko urumva nagasezo kamwe kugira ushaka gukunda ariko ukuntu ahagaze urabona ko ari nyibutse arya amazina ni Junior Dion Junior Dion vuga gutyo mu gifaransa Junior Dion akaba rero yaragiye aca mu makipe atandukanye yakiniye ikipe ya Williamsville muri Cote d'Ivoire yatangiriye aca muri ASEC Mimosa ASEC Mimosa Jwaneng Galaxy ajya guhahira Afrika y'Epfo amaze igihe kabisa muri Afrika y'Epfo 94 amaye ariko rero birashoboka yuko umutarama ashobora kuba atarabeshya imyaka uzi impamvu bivuze ngendeye muri igihe yatangiye gukina ikipe nkuru ni 2018 2018 ubwo umuntu w'icyenda kane yari afite imyaka 24 ari umuntu ubeshya yakabaye avuga ko icyo gihe yaratangiye gukina afite imyaka 18 cyangwa 19 tangazaje shakora umwe umuntu wo muri West Africa bashobora kuvuga bati twebwe twawugiyemo dukuze ko biragaragara ko nimba ari umuntu atangiye gukina 2018 2019 senior kari aribwo yitangiye kuko nkuko bigaragara no kuri Wikipedia nubwo wenda umuntu atabyizera 100% atabiriraga ariko yaba atari umuntu utinze mu kibuga kuryo bavuga ngo yaracotse kuko nabo bajene twavuga mu raperi ba Claude nabande bose nabo nabico gihe nibyo twadigistagaho sibyo abaye ko ari icyo gihe yatangiriye yagiye muri za seke 2019 abimenamo imyaka si ikibazo hanyuma icyo ni kwibaza ahantu atsinze ibitego byinshi ni muri ubwo ni isezo hakaba na sezo ya Mazuru 2023 atsinze ibitego 939 Maromo Garanti yatsindiye 4 ndetse na Jwaneng Galaxy yitsindira nta gitego nubwo yaje gusubira akatsinda ibitego 3 mu mikino 10 aha ikintu kigaragara ni umukinnyi mwiza Mamelodi yayitsinze arere turu ariko banza mu icyo kintu urumva tariki ya 4 z'ukwa 3 2026 yatsinze igitego Mamelodi batsinda 2-1 ntabwo twashyiraho highlight byaba ari copyright ariko ari ziba zigize urumva cyetse aziteguye kare ni za Sport eshobora Sport no urucaba na Sport oya warebye se kuri agency yiwe nimba ntazo bafite kwizo kuri agency ntabwo zo ziri copyrighted naguricya ntacyo bitwaye me aya ntacyo bitwaye rwose umushaka nawe agenda murebe ntaribi mutaramuse kurumva ntanyuzwe cyane numva ntanyuzwe cyane nawe kubera iki champion Afrika y'Epfo se ntiri kuri niveau none wayigeranya ninde oya iri kuri niveau kabisa kandi aba bantu ba West Africa Basics urumva ko azifite umuntu wanyuze muri ASEC ukinnye muri iyi champion Afrika y'Epfo ikomeye kuri urwego y'imyaka uziko nimeze se dore ngo amwita Junior Dior yatsinde Mamelodi ndashaka kureba ibitego atsinda kiya gitere hanze ya surface ki ubonye burya akoreza umunyezamu wa Mamelodi ne cyari nicyo kwishyura ye urumva ndashaka kureba ariko icyo nkubazaho uwo mutangazaje base hano amakuru ufite na peri muriho gusa cyangwa hari izindi kipe ntago listo zonyine nazo mu karere no mu karere za Simba ziri abakomeye cyane no mu karere na za Simba ziri kumva top scorer wasize abantu ba Mamelodi wasize abantu ba Orlando Pirates na muri South Africa amakipe menshi amushaka ariko none na zino zo mu karere hano za Simbiriyo na Yanga kuko bano ba manager ba tipe bo muri Cote d'Ivoire usanga bahura nibango bano ba manager bakinyi ba Cote d'Ivoire basigaye baza hano ba Togi abari za Tanzania bari bamwe oya ikibazo biraza gusaba birubuza gusaba APR bya bindi bisaba ikipe ishaka kwiyubaka ishora amafaranga menshi kurusha izindi kuko nta projet bifite ntago umuntu abaje kureba ngo
ngo ni ikipe izanyubakira izina ko ntabwo yizeye ko izajya no mu matsinda wareba amafaranga n'imyaka birasaba ko bamuha amafaranga menshi kurusha izo zindi nicyo APR ubu ngubu iyi myaka biri buze kuyisaba kumenya ko nijya ku isoko iraza guhendwa kubera ko nta kintu irubaka ugereranyije n'izo kipe zindi zisigaye ujya ku isoko urabakanje amafaranga ku maritike iramwandikwaho hari iyo mbonye ivuga ko Simba Kaizer Chiefs Orlando Pirates wants him. Kuko Kaizer Chiefs impamvu babivugamo wa mwataka mu Kongomani ashobora kumutakaza. Bakana amakipe mu baramumensha mushaka. Niba ari Poli niba ari Poli. Haka imyaka arimo ni y'amafaranga. Akayimwe gushaka. Abiraterwa n'ifaranga zaba APR zatereka ku meza. Nano mbonye video nashaka gahugu. Iro mutarama. Witwa Dion. Za character nakubwira ngo zo naziwe zo muri box. Dion. Ikintu kigaragara cyo. Sitaye ku myaka. Umukinnyi mwiza. Highlight ya kenshi nazakubeshya nibyo. Nibyo zakubeshya. Ariko buriya ikintu cyitwa movement. N'ikipe bakinyemo. Ikintu kigaragara kuri Mutarama ni umusore ariko ari souple. Afite surprise. Nakubwiye nyine ameze nko kwa Mayeri. Ariko nk'ukuntu umukinnyi yiruka ukabona ko nyine kwiruka biramugora. Fata nk'urugero kuno kwa Bajumeko. Nka Jumeko yaratsindaga ariko ukabona ko kuniruka nka bano ba Elija nyine ukabona nyine biravunanye ukabona biragoranye. Ariko Mutarama urabona afite surprise, ari aggressive, ari electrico. None ikintu mbonye azi gutsindisha imitwe cyane. Muri box imipira irimo nk'ire yaraboneka myinshi. Yatsinda ibitego byinshi. Ayeriyo balls ni mwiza. Byawe ni mwabwira Mayeri nawe ari maguru cyangwa ku kirenge ni sawa. Kandi buri umuntu uteye shampiyona nk'ira South Africa igihe kirekire aba afite experience. Hari experience aba afite ku buryo ushobora kuba wamutekereza kwemereye kuko biragaragara ko ni kontra y'imyaka 2 cyangwa 3 ku ikipe yose yari azajyamo izaba ni nka kwa kuruba ngo ni gufading out ariko nk'imyaka 2 iri imbere arimo kabisa arimo wenda bavuga ngo ntagaragira experience muri amarushanwa ko ntagarakina ayo ngayo izo competition Afrique ariko ikibanza cya mbere ni tala no kuba nyine ufite icyo ushoboye Foster uyu namwemera currently yakinaga urumva nka Togi we yaramaze iminsi adakinamo cyane ku buryo kongera kwiratrapa byagomba kubanza kumugora ariko uyu we currently ni man on fire afite umubiri mwiza ni muremure ni umusore ufite ibigango muri duel yari yose yajyamo kaganya n'umukinnyi mbonye w'umubora kuba nyine n'umukinnyi ariko icyo gihe ntamwemereye ni consistency mu gutsinda ntabwo ari sezo nk'ebyiri eshatu akoze ibitego birenze 10 afite iyo consistency ariko abakina muri iyo kipe yo mpamvu nawe ajya kwicuruza sezo nigiye kumucuruza nawe akoze indi nk'iyi bango Mayeri biko mbona ko razwi sibyo ariko Mayeri muri vita agize sezo nziza yagize sezo nziza yatumye bamuscouting ariko yari imwe baramuscouting yanga uguze operation ijya kumurwana n'andi makipe babatwara mu modoka za gisirikare babatwara benshi Mayeri yari umukinnyi yari yitwaye rimwe ari ntuza nini ari container nini n'abajuma Shabani ariko bari bakinye neza cyane ariko uyu mwataka udarakora seze eshatu atsinda ibitego 10 uyu nshyizeho akabazo nshyizeho akabazo cyane noneho n'izindi kipe shyira imbikundiye se ara upgrading kandi akuze mwatakerega n'ukuze dukuze gutsinda ibitego 6 isezo yitagwa gutsinda 9 yitagwa gutsinda 12 yitagwa gutsinda 16 uri kugenda uzamuka bigira kari progress yagiye gutsinda 12 indi gatsinda 3 indi gatsinda 8 en fait ukagihora yawe ntago ibizamuka cyangwa imanuka umuntu abimenye n'imvune ziri hafi aho ngo APR ni sharp striker shaka umwataka muri 28 29 ariko ukoza amasezo agaragara ari cyo ngicyo ari kuvuga ngo warakuze cyane APR wagiye inama yo gushaka 23 22 ariko utagiye kuva ugiye muri 29 oya muri 28 macuwa aya Mutarama afite barakoze cyane kuzana ama highlight abari kuri YouTube n'abantu batari kuri YouTube bajyeho sibyo barebe cyane izi image izi ngizi ni za zindi za agency urareba ama movement yiwe nyine afite movement nziza nuri ugitsinze cyane utanze pass ugitsinze rero no sasa urebe nk'iki gitego cya Mamelodi
City kuri Mamelodi yakontora umupira arawugarura arawutwara hano bamukubise akaremize ahita awukavinga deuxième pot en fait afite amanotion de base arafite menshi kandi n'umubiri we urabimwemerera ari ikibazo bikoze iyi sezo gusa hoya kandi yatangiye kwiga shampiyona gake gake kuzabonye yanyuze baramutizaga hoya ariko cyako yarakiri ahantu yakinaga igihe kinini kigaragara bamutije rimwe amazuru yaramutije muri zambara umugaransi none se bitwaye ariko muri Afrika kandi kuzuza ibitego 10 nta nahandi yigeze abikora ariko ni muri Afrika y'Epfo turi kuvuga shampiyona imwe mu Zambia bakinnye igihe kinini nyine iyo ariko cyo kinini kuri yo shampiyona Afrika y'Epfo ntago ari ya Burundu average teams ari ku makipe ya nta kibazo nubwo cyari cyiciro cya kabiri Afrika y'Epfo ntabwo ari nuza turi kuvuga ni mu shampiyona 3 ya mbere muri Afrika gutegereza araneka yo narutazamurimo oyu arasanzwe pe jado dukuze oja murebe nawe umuntu udakanganye no muri highlight aperi batakwiba kuri izo miliyoni 3 tubwijyanye ku isoko shaka umwataku umuntu ari muri 32 sibyo arimo arahumeka kuka kanyuma ariko 32 iyi season yatsinzemo 11 ahantu nuvuga niba twavugaga bakorode ko afite 28 nawe yatangiye igihe cy'abakorode ushobora usanga iriya myaka iri kuri transfer market ariyo nyayo kuri kuri rutayizamu wamadiweri y'abadefanse ariko abagitsinze muri duwe ubu urambwira ngo yakera ariko ofete nge makampungenge nagira ni kamwe nyine sezo iyi sezo nyine birakunda highlight za ko impression ziraringaniye ibibazo ko umukinnyi udakanganye muri highlight uyu no average kabisa ariko azi gutsindisha imitwe araneka nyine n'imbere uneka se bitwaye bese umwataka se wa box ariko na William Mutogi mubonye atsinda polisi wajya muri rutasanzwe none se urashaka ubundi ryago bigende gute Faustin icyo nahereyeho wowe icyo wifuza utazamu cicindura cicindura gute arakavinga nibyo bindi navuze kuri Watara nta gitego turabona heriminya abantu nk'ababiri ariko icyo remera sibyo tuvugisha ukuri nkubwire umutaramugiye reka nkubwire nago muri difference nini cyane aba Watara kuri uyu nguyu oya Watara aramurushaho kwisonga reba igitego ni mwizamu none se bitwaye wibera mwizamu none se abihageze gute kuki batamufata ngo ngo yibera mwizamu ko batamufata se nkahajye ni rutayizamu byihorere oya kurundi ruhande si iyi profile muzo twavuze dukuze za miliyoni 3 ni imitwe gusa icyo navuze APR uyu mukinyi nta uyu kwiga kumumarika agafatwa cyane ku rwego rw'u Rwanda ariko nta upgrade ku rwego rwa APR na Melody ushaka no gusanga hano yari yakinisha ikipe ya kabiri ibyo ni wajya watsinze Mamelodi gutsinda igitego ntago ayamutangaza have gutsinda igitego Mamelodi n'uri wese wo mu ikipe yamanutse yitsinda wese ko yamanutse ari muri Afrika y'Epfo kuki mutabyitaho ngo yaramanutse nubwo yaramanutse ariko apfa kwaki icyambere ureke nta cyareka ko yamanutse umuntu arimo arakina ntabwo yari yicaye kwa kuno ngo turebe umuntu umaze wigeze gukina nka bana Mini ba wigeze gukina i Burayi amaze umwaka byaranze ni Benjamin wigeze gukina hangaha amaze igihe ntuzera muri rizinze atafite ikipe abakinyi bagiye baza muri APR imbere na abakinyi bafite amazina ariko barigeze gukina bapamura amaze igihe kinini badakina abo ngabo turi kuvuga bamaze igihe kinini badakina none haje umukinyi wakina umwaka ushize abona top scorer shampiyona none ngo byango ni ibintu bidasanzwe nuko ba APR tambona Orlando ngo ziramutwara zaya nuko zaga zamutwana za Orlando umukiyo we mbere bitero shampiyona Afrika ni bangaye bamuba ababyihorere wago kubitego kamera bitero shampiyona Afrika nubwo yaba ari imyaka byo nakiri aho yabyihorere meyer bitero inkuru zimwandiko ngo Mamelodi uretse gato na Kaiza ntizimushaka umuntu ubona ari tikire imwe yo kandi usomye ngo Orlando na Kaiza sikomeye ni Orlando cyatwe shampiyona ntabwo usomye ko Kaiza subira muri ya nkuru nibyo research narindimo umukinyi ushakwa n'ikipe imwe zitarenze ebyiri Orlando na Yanga na Simba bitwaye gato mu mwanya ukabona tikire zitarenze imwe ebyiri tikire zo muri kwibona gutyo hindura nuza hindura oya umufoste hindura algoritme ujye muri Afrika y'Epfo kuko icyo gihe barakwereka kuri mu Rwanda hindura algoritme ni nko kuvuga ngo ni umukinnyi uvuye muri Marine nta kibazo Marine yo mu Rwanda wenda agiye muri Djibouti Marine yo mu Rwanda agiye muri Djibouti bitwaye ikise Afrika y'Epfo ubwo bwo ni nkuko nje nabeshye mwikwibisha pe nje impaka aho kugira ngo uyu mutara mugure
nayashobora kuri foromo wa gatatu muri Al Hilal nkamugura ubona wabonye turi kumwe cyane turi kumwe ntimwibisha peri jewe nagura utaguze maire bitero Afrika y'Epfo wagura uhe uwo mukinnyi muri kuvuga wowe wese Sande Dimirare nagari muri Yenoze yatsinze bingaye mu iyo champion numva irimo Sande champion ya Afrika y'Epfo igira ruteza mu 12 niwe tarimo batakase bivuze ni komeye wakaza chifu w'umukongomani afite bingaye si umukurikiye nabataka bayirimo kandi bari mukuriye mu kibe cy'uko muri ahubwo reka tuganire style champion ya Afrika y'Epfo bari gukina uzi nka top scorer wa Saudi Arabia aramuruzi ntawe yanaga umunsi yitwa Queens yakinaga muri kadisimu muri kadisimu atsinze ibitego 34 nuvuga ngo kuba umuntu atsinze ibitego byinshi uyu munsi ni wayo tuvuga ngo rutayizamu uramushinya Real Sena urasubira inyuma oya rutayeka nkubaze rutayizamu yanjye kubaza cyose ibari wijyaho oya ari Nasiri ntago ari rwango kankubaze iyo ni muri Afrika y'Epfo iyo ni yo muri Afrika y'Epfo urambwira ko rutayizamu wa mbere wa Saudi Arabia wenda ikipe yo muri hajye bwo championnat ya Arabia Saoudite tujye inyuma yayo nk'ikipe yo muri Libya yamugura ntabwo yamugura tuba tuwe champion y'u Rwanda yakanga muri Afrika ntabwo iri classe urafata umuntu wowe fata umuntu watsinze ibitego byinshi muri champion y'Ubwongereza Sigor Tidoro si wa kabiri kuri Nuza urambwira uyu munsi agiye mu Bubiligi uyu munsi agiye mu Bubiligi champion mu Rwanda muri APR yayitwara nimba ari champion bamuguriye ngo oya mu matsinda ya champion amatsinda abarimo arakina amatsinda icyo nacyo ni iki amatsinda ni bangahe qualification uretse n'amatsinda na qualification gira umugisha za muri yakinye amatsinda se yakinye amatsinda ni projet icyo ni iki se umukinnyi From mugore yakiye amatsinda uwo muri kuvuga yakiye amatsinda oyo nguki none se nunyaga nakomeka muri Afrika y'Epfo umukinnyi ni projet from abanzamo oya nta kibazo bafite abandi bakinyi bakina amatsinda abandi yayikinye muri Al Hilal ariko ntabwo yakinye ahandi yakinye muri Al Hilal niwe yakiniye ahandi yakiniye se kapiteni wabo wari Hilal ngo ni projet projet so niwe bose oya vuga ejo bundi urabaguze ejo bundi umunyantuza bazanye Al Hilal yakinaga amatsinda hehe yakinye nuko ngo umukinnyi wese ntago umukinnyi wese ugura ngo umukinnyi mwiza bari mwiza niba tsinda baciye amatsinda shaka namenyo yashize mu mukinnyi aravuze yashizemo gutera umwaka uje turi kuvuga ni championneiro uko turi kuvuga twemeranya munyumve gato aribyo twemeranya nemera yuko uyu mutara mu kubataka dufitana mu Rwanda kubataka mu karere arabarusha ko nyine no akina muri Afrika y'Epfo banze nyumve ariko ari ikintu kimwe buriya hari ukonje ndi ikipe yakinye amatsinda sibyo dukuze nagwa mwanya je ko ndi ikipe yakinye amatsinda biroroshye ko naza mu kintu tarakinye amatsinda nkamujyana amatsinda sibyo uyu munsi Real Madrid okay fata urugero nka Arsenal ishogura umuntu ufite nka Eberechi Eze akaza kuba rero muri projet gutwara igikombe bari bagitwaye se abayaguze bose bagitwaye se ahubwo ratsinzwe Eze se yari yagitwaye projet yihese yari baragitwaye n'ubundi na APR muri projet yari yagitwaye Eze se tugende gakesha jewe icyo nakoze Bayern ishobora kugura umukinnyi Arsenal niyo twaye turiho tugaruke kuri Arsenal Eze yari yagitwaye baretse gato Zubimendi yari yagitwaye champion muri Bayern ariko niba muri Mateta wari top scorer ku Arsenal Lewandowski avuye muri Bayern Munich maze kumusezereza oya buretse imaze kumusezereza yagiye muri Paris wari wazike rutayizamu mwiza rutayizamu Ken afite ngahe se abo bari Lewandowski bamuguze afite ngahe se diye horere ukora ibintu bitandukanye kuvuga yakoze sezo atsinda over 20 goals over 20 goals ntabwo yaza mu Rwanda nta nubwo yaza muri Yanga yabaye amajyaka 5 20 muri Afrika y'Epfo mwataka kuva yavuka perishaka nibwo bwa mbere atsinze ibitego cyane nta kibazo muri Afrika y'Epfo wowe nguwo nta kibazo arundi mu karere kadumwanya dukuze tumwumve ko ndanze ko nsoza igitekerezo cyawe wagisoje oya ntacyo nasoje nese sikari cyane nyine njye ni kuvuga ngo ari ibintu bibiri ikipe isanzwe ari ikipe ya achieving ibintu runaka kuba yashyiramo umukinnyi muri projet ikongera ka achieving ibyo ni ibintu bisanzwe bitandukanye n'ikipe irota kwa achieving ikintu ikabishaka ku achieving n'utaracya achieving urumva Faustin uyu munsi ikipe yari here ko yazanye umukinnyi nka From utarakina amatsinda ni ibintu bisanzwe ko ari Hilal ubwayo project yayo isanzwe ikina amatsinda
gushyiraho umukino utarakinye amatsinda it's normal ni ibintu bisanzwe sibyo ariko kuvuga ngo ntacyo bitwaye ngo ntacyo bivuze ngo kuba umukinnyi akina mu ikipe itana kwikarifiya n'izikarifiya zidashobora kumugura ngo ku ikipe ya APR iri gutekerezaho kuvuga ngo ni gutekerezaho yuko umuntu yafashe icyo kintu njye nemera ko nivu yakinagaho arutabo mu Rwanda ndabyemera ariko kuri standard mutangaza jaza tuvugaga wasoje kumbyumva rero cyambere natanga ku rugero rutamaze gutanga ugahita urujyaho ubonye ugiye kubitwa kwa Arsenal yatwaye Premier League abakinnyi bayihesheje Declan Rice yatwaye he muri West Ham arayitwaye ubuzu bimende baguze yari yitwaye muri Sociedad uretse Tsoze nagusoje nawe naguhaye uretse ntacyo ntaribi okay reka Tsoze ishaka igikombe cya shampiyona ntacyo reka mvuga ibyanjye Arsenal itwaye shampiyona nta bakinnyi na bamwe icingiye batwaye icyo gikombe APR nayo muri projet kujya mu uretse Tsoze nanjye uretse nkavuga niba shaka wabaye akabiri 10 nta kintu bivuze babaye wa kabiri inshuro nk'ijana naribi turi kuri projet y'igikombe cya shampiyona kandi Arsenal yarabazanye icyo ni icyambere ko kuzana umukinnyi mwiza ntabwo bihure no kwanga yakinye iryo rushanwa kuyanga riguye apfa kuba ari mwiza yaba yarakinye iryo rushanwa nta kuba yakinye amatsinda nta bundi budahangwaga buguha wenda ari umutoza ushobora kwenda kubyumva ko azi trick umukinnyi wakinye amatsinda ntabwo bihure no kugwa amatsinda ko APR n'abaguze bakinye amatsinda benshi baranayikinye muri ino projet kandi ntabwo bayakinye abo bashibu baje banzira bari barayakinye ariko nta kintu bayajyanyemo ibyo ngibyo ni ibintu bibiri bitandukanye icyambere cyo ni cyambere nashaka kuvuga icyakabiri APR izagura abakinnyi benshi ntabwo tuze abandi bazagura uko bameze ntabwo umukinnyi umwe ari buvuga ngo nubundi nubwo yaba ari we aranayitwaye ari muri Mamelodi yitwaye akakanya ntabwo bize ngo azayagushyiramo nubwo yaba ari umwe yarayitwaye ari nawe mere bijuera ruzanye wenyine ntabwo yagusubiramo ni ikipe ni mpamvu igomba kuba ari projet icya gatatu umukinnyi wawe mere biteye muri Afrika y'Epfo yarushije abo barutayizamu ba Orlando yakinye amatsinda wenda ntabwo yagiyemo Kaizer Chiefs yarakinye Mamelodi yarakinye yarabarusha bivuze ko yabarusha nyine arusha abo barutayizamu turimo turavuga ngo bakinye amatsinda APR ikeneye rutayizamu ukonvenka wakinaga yakoze amakosa menshi mu myaka yashize izana abakinnyi beza ariko bamaze igihe kinini badakina bizasaba kongera kwireta uruva igihe kirekire namba umanuko yaje adahirwa abenshi bose bagiye baza 80% bazaga bagakina uretse Dauda waje ukinya yara n'uwo umukinnyi mwiza wagana ahita aza anakomerezaho Richmond Lamte yaramaze igihe kinini adakina amezi nk'atandatu ari kugera kumusezerera ibara muhagaritse kubera ibibazo baraza biranga ntabwo ariko yisidatse ko Dauda byashyize bikuna ko yaramaze igihe kinini nakina agahita akomerezaho nabo bakinyi bandi nuko nguko bihagaze umukinnyi ngiye ku bwanjye kuri level y'u Rwanda nubwo afite imyaka 31 ngo 30 mu myaka 30 afite imyaka 3-4 ndimo turavuga kapiteni wa Afrika y'Epfo ejo bundi uretse Tambo wenda we ari no kuri bench wa Mamelodi uyu nguro Williams afite agiye kuza 40 nubwo ari umunyezamu uri wazamuye igikombe niwe wanamusubiye ko ajya mu kibuga Tambo izo ni wari zwane afite imyaka 30 ningahe Tembo zwane ari mukuru kuri ntabwo ngo kuri champion y'u Rwanda kuri level y'amatsinda makipe ajya mu matsinda rutayizamu waba meyer biteye muri Afrika y'Epfo uretse ko ubwo ngiye mfite dute ko APR ifite ubushobozi bwo kumukonveka kaza mu Rwanda ntabwo yaba ntabwo ari yonyine mushaka reka ngo nakubwiye ngo nabonye akaritike kamwe konyine no kubanga impamvu wabonye kamwe nabyo nabgusobanurira hindura algoritime ushyire muri Afrika y'Epfo uhindure Google yawe ugire browser muri Afrika y'Epfo mu Rwanda so babona article zo muri Afrika y'Epfo kuzana bimwe byangabo ngo muri iki gihugu ntibandike ibiti nabona nabimukubikora n'imukora oya n'amakipe nushaka kujya no kuri X oya ni ibintu bisanzwe reba nundi umukinnyi wa mbere muri ntuza ninde wo muri Mamelodi mwandike muri Google reba amatike ntabwo ubona menshi kuko turi mu Rwanda rero icyo nakubwira kamanze njye nanjye mvuge icyo nakubwira ntabwo umukinnyi wa mbere waba tuner bigera Afrika y'Epfo uretse na Afrika itatu gusa kuri APR nurasoza tukajya kuri Rayon Sport dukuze umukinnyi w'umunyarwanda witwa Fiacre Ntwari yagiye muri championnat Afrika y'Epfo sibyo agezeyo yitwara neza muri Galaxy ikipe yitwa mu buryo profile yari iri hasi n'ibice ariko ikipe yitwa Kaizer Chiefs n'abafana n'igitutu cyayo iravuga tuyu munyezamu pangura gutya imipira turamugura kubera ko ari muri championnat y'Africa y'Epfo twamubonye ubwo nuko akomeye arangije ubwo abarakonvenza uyu mwaka we niba ugenze neza kubera icyo urumva ko utavuga ngo umwaka wa mugendekeye neza ni umwaka we wese gutangira kuzamura kariyeri nkuko wavugaga ati yatangiye atsinda ibitego bikeya 3 9 wenda ageze kuri 12 progress iragaragara ko ni rutayiza amaze kumenyera iyo championnat par rapport uko yavuye muri Karica y'Abafaransa muri Côte d'Ivoire kuza gahita afatisha akamenyera
ako kanya nibishoboka yamanje rero kumenyera igihugu amaze rero gufatisha kuvuga rero ko atari utayizamuswa gisinumva aho wabihera nawe wavuze ko ari umuswa ntawe mutaza nta muntu wavuze ko ari umuswa kuvuga ko utayizama peri dakeneye urumva aho icyo turi kuvuga ni nivo nacyo tutanahurizaho buriya urumva nk'urugero rutanze rwo wenda dushatse twanaruhindura kuko nka Fiacre Kayizimugura yamutekerezaga muri projet cyane kuruta ibindi kubera imyaka ye ariko babona ko ari mwiza mugomba kuvuga oya buriya mamye neza ko ntace atsinije match imwe abafana bamutsinze uyu mugabo ikipe ya Perika yamugurika mu amasezerano y'imyaka 4 cyangwa 5 oya ibyo ntabwo byashoboka hanyuma se Fiacre Kayiza Chiefs yamuhaye imyaka ingahe uzi impamvu se ari 4 nuko kiri muto ni projet buriya umukinnyi muto nk'ibi ngibi ari gukora n'ubireba aramutse afite nk'imyaka 23 wallahi mu Rwanda ntago yahaza yakwangira wajya no kuvugana nawe impamvu n'uyu munsi abantu bakandira bakaba banaganira nuko amakipe akomeye nta projet mubonamo kuko uwo ngo batsinze ibitego 12 none so akanya reka nk'urugero uba akakanya APR yagombye kubibunza imitima itekerezo mwataka kandi mu Rwanda hari witwa Mbonye Umwami Tayiba utsinze ibitego bingana kuri kuki sitamushaka uba APR shaka Tayiba yaramurekuye nari ku rwego rwa uba APR shaka Tayiba yawe uzima bitamushaka gutsinda igitego ni bimwe imikinire ni ikindi gutsinda igitego uri mu ikipe yitwa birashoboka cyane yuko ushobora gukina champion nizo kipe ebyiri zikomeye ukanazitsinda ariko bakareba ngo ese mugani ibitego burya bitsinda no umukinnyi Validi yarinze ritarengera muri Leicester donc ejo nibwo yagiye mu Butaliyani ikipe yanamanutse yatsindaga ibitego 30 my friend ariko kumugura wapi witwa Temu Mpuke yatsindaga ibitego 22 no hejuru yabyo twavuze ko ni championnat iri complique oya natsi na championnat aka kanya ari kuvuga ngo Arsenal kwibura umwataka igure Puki wa Norwich ngo imujyane muri Champions League nuvuga ngo hari ikintu cyitwa standard ku mukinnyi ikintu gikomeye uwo mukinnyi ukina mu Mazuru umukinnyi ukina muri Jwaneng Galaxy niyo wabimbwira gute ahubwo afazari wambwe ngo warundi usanzwe no musimbura umunyezamu wa Nigeria yakinaga mu yi nyezamu wa Nigeria Nuabari muri Chipa United none se iri kwanya kanga yo kitari imbere ariko rano umuzamu wari usanzwe uzi nose uya nawe ngo yiruta kamemo poste tugitu zitandukanye mutangazaje nawe uzumupira umuntu witwa umugaridienne umusha gukina kujya ku myaka 40 na umwataka kina kujya mu myaka 40 na uretse Cristiano Ronaldo ukoze ibintu bidasanzwe barabagerageza ibande bagira kuri umuntu uri mu myaka 40 ugikina cyangwa se na muri Afrika uvuga ngo umwataka imyaka 40 cyatsinda man hari poste utegeye kuvuga ngo imyaka ngo singo ni ikibazo cy'imibare nuvuga ngo ikipe ya APR nk'ikipe ucyumva ngo rekura miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwataka Faustin utushakira nyine muri amazina twavuze ya miliyoni 3 si y'uyu mwataka utsinze ibitego birenze 10 kuva yaba arakano yari yavuze nakunze mutangaza ngo APR none sasa irashaka kubidinga muri Zari Hilal kuko ni kipe kandi ntabwo ariko Denarouz uri bugiye mu ntabwo arizo kipe natandukanye erega turabanga ngo champion Africa ipfira komera ariko tuba tuvuga amakipe atatu n'abiri cyangwa 3 tuve kuri iyo dossier ngo tuzagaruka ku mwego mwana ikintu gihari ni umukinnyi mwiza kuri iyo niba ariko sinumva ko ntabindi narusha watana William Togo ni kipe izamo watana mu mupinga ari Kigali yacinya amatsinda watana mu mupinga ari Kigali mutangazaje kukwemeza uyu mutara muri kipe itazambura uretse APR wenda ishobora kuba drive n'icyo kintu ikaba yashura ibifaranga byinshi nta kipe yarenze $100,000 tumurebe kuri rutayiza uyu w'imyaka 32 negurira Rayon Sport tugiye kwinjira muri Murera nayo hari ibya transfer ariko inafite match uyu munsi reka mbanzemo abantu ubutumwa mbibutse ko rwose turi kumwe na Airtel rero tubwira iti ibintu bimeze neza cyane abantu mukeneye cyane cyitwa internet cyane ikintu rwose usanga kigora abantu ugasanga internet mu kazi ka urimo boss yakwatse raporo kuyitanga birimo biragorana hari ibyo ukeneye gukora ku ishuri ama research n'ibindi ugasanga internet irimo irababana ikibazo mukoresha internet ya Airtel kubera ko imeze neza cyane ariko none Airtel nakubwira iti hari agashya gahari kuri ubu ngubu hari ukuntu umuntu kugura telefone ya smartphone bisigaye bigorana hari uburyo rero bwiza cyane Airtel ifite ubonamo telefone hanyuma ukajya wishyura amafaranga 578 ku munsi ugatunga telefone ibi biroroshye rero ugana ishami rya Airtel kwegereye witwaje ibyangombwa byawe byo kuri umunyarwanda ibintu bari sawa ubundi ukajya wishyura kabisa
mu byiciro wishyura guhera kuri aya mafaranga 578 ugatunga telefone yawe. aho uvuga uti gutunga smartphone biragoye kuri je, aho ngaho rwose urumva ko ni inzozi zabaye impamo kabisa hamwe na Airtel, ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma nanone nkubwire ko Partech Shop bakubwira bati ibikoresho bya electronics babikoraho rikaka kabisa, bafite services zirimo smartphones and tablet repair, laptop and computer serving, TV and monitor repair, ibyo byose bagenda babikora. Hanyuma kandi nanone bakakubwira bati n'amaccessoire arahari, imigozi y'amakompyuta, charger n'ibindi byinshi kabisa. Basanga rero hari downtown mu mujyi hafi ya NCBA Bank. Hanyuma kandi bisobanuro wanabahamagara kuri 0788 50 29 bakakwakira. Uko gahunda zimeze. Ubwo rero APR twayishyizeho akadomo, tuzayisubukura ikindi gihe ko dufite igihe kinini cyo kuganira kuri aya matransferi. Reka twerekeze muri Rayon Sport wa muntu twegere muri Murera. Navuze mbiki karayinapo kari muri groupe, ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma twagiye njyana mu Nzove ni muri Rayon Sport niyo tugezeho. Saa 12:30 ifite match. Rayon Sport yakina saa 12 n'igice. Aya numero 8 isodara cyarimo cyangara kurishira. Uko nimero 10 baramubeshye we. Kare nimero 10 se igitego. Ku munani aracyari. Chome na wayirimo. Aya ari ibyo na kabiri yawe yari kuri derby abafite igitego ndakura. Ekipe zirarukirita. Ntabwo bishoboka. Uko nomozi ntabwo aya nagarire kiti. Ahubwo gihe cyo navuga number 8 ntiyayiterera. Reka tugenda tuzacana abantu cyo twigire kuri 11 ubwo bakina na Bugesera. Ndi mwanya rero no Rayon Sport. Rayon Sport nyuma yo gutakaza igikombe cy'amahoro, ubu focus yabaye mwanya wa kabiri rwose. Ari no wa kabiri. No wa kane byabare. No wa kabiri ariko rataye ndabyemera. No wa kane. Ari ejo nahoze numva ndenzi wacu Mhiti ariko banga abantu ko bavuga ko bahatanira igikombe na APR bakiva bakitaba kitakiri igikombe ngo byagenze bite. Ejo abantu Rayon Sport ijya gukina na APR derby. Ijya gukina na APR hano muri Rayon Sport agati turayikubita tusikene 5. Irari yutsindire urumva Emereke itsinde ati twari igikombe cyacu. Urumva bavugaga ngo cyari irari. Irari gitwaye batapfa perezida w'igikombe. Ariko nadukuze na mutazajya hari reality dukwiye kumenya. Umufana kazike no kurwanyamiza ibyo undi mu kibaya yageze. Ibyo wabigira uti ubapere ushaka kujya mu matsinda ari igashakira impamvu kavuga itwenda mwawe n'ikipe yoroshye cyangwa se na inzari y'amatsinda none se na pere bivuze baravuga ati si umurundi se wayibajyanyemo nimwe mwijyanye. Umufana w'Mani waravuga ati Arsenal iki gikombe abasifuzi bagiye bagira bati Arsenal assist nta kamaro zifite mwikabiriza irenze niko kamaro k'umufana. One ko yamusebye uzikingere byakuje na Rivalita kugira Severe risha abadepite ati barabanyandikiye bambwira president ati byo guserebura igikombe jensere ati inzara yisha abantu ariko asaga no mu Rwanda arimo kudaserebura. Aya byagenze uko bikwiye kugenda. Ariko nawe undi munsi nimuzanyinisha mu nyara ibintu byo bakora n'ibyo bazungu. Ariko reka nkubwire umwaka utanka iki gihe hari abantu bafite ibibazo. Nawe kanga nawe sasa agatuzu cyane muri Rayon inota mike hanze ko tuvuga kuri fe ya championnat y'Abongereza ngo tukadava kuri Chelsea ya 10. Wabonye ibintu Police Nationale yankoreye. Police Nationale yakoze promo iramfata je nka Chelsea inshyira ku igare. Oya akabonye akavideo ka Police
none bagushyize kandi ndavuga nyine k'abafana ndavuga Chelsea uburyo bayiminimije ndabashyira ku igare bavaje umufana wa Arsenal no bareste bicaye mu modoka aribo bicaye mu modoka yewe narayibonye bafata uwa Man kuri moto Chelsea bashyira ku igare Liverpool ntawe bashyizemo acyari Liverpool ari kumwe na Man kuri moto no Man ni wari utwaye ariko rero content nziza cyane uwa Chelsea akwiye kuza n'amaguru n'ukuntu usigaye gukora tundi se ntuza niba hari agahozo se wakorana agahozo ni hawe sigaye akora ahubwo mperukana n'uza ari wakorera taramo muri Arabia Makena cyakora ukoresha social media agahozo ni usigaye zikora ni ukora bya tuntu agahozo ni uzikoresha ni timu nini yako ni timu na Greta ni hari nibaga kuri BN na ntuza wundi waga muri Canal waga kuri Flash ariko imeze neza waga muri Flash nawe muri ifite tiba communication nini iki kwereka burya tujyanye inama na ariko no ujibona nka post oya babona ko ibintu byahindutse bimeze neza kizo ko urumva ngo nisi bigomba kuremera ko dukuza bize kandi ari umuyobozi iraremereye ntabwo turagera ku rwego twifuza ariko bizahagera so tugiye kuri match Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera ariko kwinjira muri rero ko ejo ndumva tutagize umwanya waje ariko banze uhere kuri Bugesera ngo bari kubyina ngewe agafaranga ngo baragafite ikipe two Bugesera mbonye team manager Nyakura umenya yishimye cyane ntiyaherukaga kuvuga uwitwa Dinyo ngo bameze neza cyane Bugesera ngo barashyushye cyane Yesu ko yari amaze atatu adahemba urumva wajya kumwemerera urumva ikipe yo Bugesera ku munsi wo kuwa gatanu umuntu wa nyuma na nyuma yabonye message nka 12:00 z'umugoroba y'amezi bari barimo ukwezi kudahembye ni ukunguku gusa kutararangira ukwezi kwa gatanu kudahembye uye na gatanu atari ko bategereje ariko andi mezi ukwa kane ukwa gatatu ukwa kabiri sente zaziye rimwe kuri konte yari message ya mbere iri message ya kabiri abwiye ngo bishoboka ko bashobora kugira bajya kureba derby cyangwa bagira gute ariko mwicare mubizi ko ku cyumweru nimugoroba mugomba ko mwitego ko rokari igomba gutangira kwa n'ikipe yitwa Bugesera kuko ngo bari bamaze iminsi imikino 8 herukaga